Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, reka nizere yuko muri amahoro aho muherereye hose, abakunda kudukurikirana, Imana y'amahoro ibahereza umugisha. Uyu munsi rero turagarutse nk'ibisanzwe, tuje kuganira, iyi ni isaha yo kubohoka. Mu isaha yo kubohoka rero harimo ibintu uyu munsi tugiye kuganiraho. Iyi saha ni isaha ibohokeyemo abantu benshi, ni isaha abantu bakiriyemo kandi bagiye bamenya byinshi, ko ni isaha abantu izi nyigisho tugenda twiga cyane cyane zo kubohoka, abantu benshi bagenda bavuga bati hari ibyo tutari tuzi ariko twarabimenye ku bw'izi inyigisho ugenda utwigisha. Rero uyu munsi nk'uko na ejo twabivuze mu kiganiro kibanziriza iki ngiki, uyu munsi twavuze yuko turi buze kugaruka nkwereke uburyo abarozi batwara inyenyeri yawe ndetse bakubaka ibicaniro by'abarozi, ndetse tuze no kureba uburyo umukristo akwiye kubaka igicaniro cye kugira ngo kibe cyabasha kwimura igicaniro cy'abarozi. Imana y'amahoro itugirire neza. Mu isi y'umwuka abarozi bakunda kwiba inyenyeri z'abantu, kandi bamara kuziba bakagenda bakubaka ibicaniro. Ibyo bicaniro by'abarozi ugasanga byubatswe igihe kinini ndetse bibayeho igihe kinini, ariko ugasanga urasenga ariko hari igicaniro abarozi bakubakiye. Murozi yakubakiye igicaniro, kandi mu isi y'umwuka iyo umuntu akurusha igicaniro gikomeye ntabwo ushobora kumutsinda igihe utari wabasha guhishurirwa ko yakubakiye igicaniro gikomeye. Rero igicaniro gikurwaho n'ikindi gicaniro. Ni ukuvuga ngo igicaniro, iyo wubakiwe igicaniro, murozi akakubakira igicaniro, akazirikiramo inyenyeri yawe, akaboheramo umugisha wawe, akaboheramo ubutunzi bwawe, akaboheraho mariage yawe, akaboheraho ubucuruzi bwawe, akaboherayo akazi kawe, akaboherayo bizinesi yawe. Yarakubakiye igicaniro. Ni ukuvuga ngo buri gicaniro cyose wubakiwe gikurwaho n'ikindi gicaniro. Uyu munsi nibyo tugiye kureba. Uyu munsi nibyo ngiye kukwereka, turebe uburyo umukristo akwiriye kubakamo igicaniro kimura ibicaniro by'abadayimoni. Murozi iyo yakubakiye igicaniro rwose, iyo utari wagihishurirwa biragorana. Rero hariho umuntu duheruka gusengana, yari umuntu arasenga kandi yarasengaga, ubonaga ko asenga rwose, akiyiriza agafata iminsi y'icumi, akiyiriza agafata 7, agafata 21, 40. Ariko ikibazo akaba ari mu masengesho ariko yayavamo, ndetse hakaba n'igihe bimubaho ayarimo, ugasanga hari umwuka umutera ukamutsikamira, ukamunaniza. Yari yarabuze urushako, ubukwe bwe bupfuye inshuro 6 zose. Kandi hari ubukwe bwari bwarapfuye, hari ubwapfiriye bamaze gufata irembo, hari ubwapfuye bamaze kumuterera ivi, hari ubwapfuye bupfiriye mu murenge inshuro 2 zose. Inshuro 6 ziragenda, kandi iteka ubukwe bwe bwajyaga gupfa bugapfiraho abantu bareba. Ubukwe bwe bwajyaga gupfa bukaberaho abantu bareba. Burya hari igihe Satani agukoza isoni, ariko ntagukoza isoni ahiherereye, akagukoza isoni iteka aho abantu bareba. Hari abantu bambitswe umwambaro, murozi akakwambika umwambaro wo guhora usebera aho abandi bantu bakureba. Uwo muntu naramugiraga, negeze impura n'umuntu ufite icyo kibazo. Iteka iyo yajyaga kubona amahirwe akomeye, yabonye opportunity yo kubona akazi keza k'umugisha, akazi keza, yavaga mu rugo ari muzima, akagenda nta kibazo na gitoya afite, ariko yagera imbere y'abamuha akazi, amaboko y'agahinduka pararize, agatangira gususumira. Igeze imbere ya bosi we, kandi yari umuhanga, akaza agakora neza,
ibintu akora byose abikora neza, ariko kubera ko umurozi yamwubakiye ikintu cy'igicaniro, ikintu cyose agiye gukora yabaga akireba. Iyo umurozi yakubakiye igicaniro aguhora imbere, ahora imbere yawe, ukuvuga ngo ikintu cyose upanze gukora waba akireba, akirebera ku gicaniro. Ni ukuvuga ngo ibyo upanga gukora waba bireba. Iyo upanga kujya mu kazi umurozi arabibona, iyo upanga kujya gukoresha ubukwe umurozi arabibona, iyo upanga kujya muri bizinesi umurozi arabibona. Ni ukuvuga ngo ahora imbere yawe, aba yarakuteyeho intambwe, mu yandi magambo aba yarakuriye avansi. Hanyuma rero twaje guhura ari icyo kibazo afite, turasengana, ariko mpishurirwa icyo kintu cyabaye ku buzima bwe. Umurozi akamuroga akamwubakira igicaniro. Dore ikintu kiba rero, uyu murozi nta nubwo yari umuntu wa kure. Mwuka w'Imana yampishuriye umuntu bakoranaga bigeze gukorana mu kazi, ariko ngo amuri imbere asa naho ari umuyoboye. Ni ukuvuga ngo nyir'ukurogwa yari ayoboye uwo muntu bakoranaga, ariko kandi ngo bari inshuti. Imana y'amahoro itubwirire neza, bari inshuti. Umunsi umwe Mwuka w'Imana ampishurira ikintu cyitwa urwara. Yamutwaye urwara rwo ku ntoki gutyo uku nguku, ndetse Mwuka w'Imana arabinyibutsa, arabinyereka, ndabimwibutsa, nawe arabyibuka ko ibyo bintu byigeze kubaho, ko hari igihe kigeze kugera uwo mushuti wiwe aza kumubwira ngo reka mucire inzara, kuko bari bafitanye ubushuti bwihariye rwose, ku buryo yajyaga ajya kumusura bakagenderana. Ibyo rero ngo aravuga ngo reka mucire inzara. Nyuma y'aho amuciriye inzara nibwo ibyo bintu byo gususumira byatangiye ku buzima bwiwe. Tangira gususumira, atangira kuba muri ubwo, atangira kuba umuntu udafata, ntabashe kuba yabasha gufata ikintu mu ntoki ngo agikomeze, kujya kuri kompiyuta ntabashe kwandika. Mbega igihe yaba ageze imbere y'abakoresha be, ageze ahantu imbere y'abakoresha be, nibwo akaboko ke katangiraga gususumira, buri hantu hose ageze bakamwirukana. Rero Mwuka w'Imana ampishurira yuko yamutwaye izo nzara, aragenda amwubakira igicaniro ahantu, aracyubaka. Turasenga Imana, turamusengera, dufata ibihe byo gusenga, korerwa deliverance, turamusengera rwose, yarabohotse. Ubu ngubu ni umuntu muzima, ntabwo ibyo bintu byo gususumira byagarutse ku buzima bwiwe. Rero umuntu ujya kukubakira igicaniro, hari ikintu abanza kugukuraho ikintu kugira ngo agende ajye kucyubakaho igicaniro. Kuko ibicaniro by'abarozi bagira uburyo babyubaka, bakagira n'uburyo babirinda, bakagira n'uburyo babibaho, kandi bakagira n'uburyo babitambaho ibitambo. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nari nkikubwira uwo mwana w'umukobwa nawe yari apfushije ubukwe inshuro 6, kandi ubukwe bugapfira ahantu abantu babimenye. Burya hari ubukwe bupfa ariko bugapfira mu ibanga. Bwa bukwe bupfa mwarabiganiriye mwembi muri babiri, mutari mwitegura kujya kubibwira ababyeyi, ibyo bigapfa. Ariko uyu mukobwa w'iteka byahoraga bipfa byageze kuri finale. Ibaza ubukwe bupfira mu murenge, mwigeze ku murenge, ukagera ku murenge ugategereza umusore ukamubura. Imana y'amahoro itugirire neza. Nubwo buryo yabagamo. Ariko tugiye gusenga, Mwuka w'Imana arahishura. Nyirasenge niwe wenyine wamufashe, amuzirikira ku ngata, amwubakira ikintu cy'igicaniro, ndetse kuri iyo ngata arayizana ayishyira ahantu, afata ifoto yiwe n'ikintu cy'ipupe yaboshye mu myenda, akicaza kuri iyo ngata. Arangije iyo ngata ayimwicazaho, ayivugiraho amagambo, ndetse abasha gushyiraho n'ibitambo. Igihe rero kiragera, uyu mwana w'umukobwa akura gutyo, abaho gutyo, agenda gutyo. Mwuka w'Imana niwe wabashije kubihishura. Dusengana Imana, turasenga. Imana irangije irambwira ngo mubwire ngo ibyo ngibyo birarangiye kandi ntibizongera kubaho. Turasenga Imana
itegeka amasengesho dusenga, Imana itegeka uburyo yubaka igicaniro aracyubaka, amajije kucyubaka dusenya cya kintu, cya gicaniro nyirasenge yubatse ku buzima bwe, icyo gicaniro turagisenya, kigeze igihe gihiriye, kirarangira, kirakongoka, kiva ku buzima bw'uyu mwana w'umukobwa. Mwana w'umukobwa arabohoka, aba muzima, uyu munsi wa none yubatse urugo nk'abandi bose. Ni ukuvuga ngo ibyiwe byarakunze, ntabwo akiri muri ba bandi bavuga ngo napfushaga ubukwe nagira gute. Uyu munsi ari mu bantu batanga ubuhamya ko Imana yamugiriye neza. Reka mbabwire ikintu, Imana dusenga ni Imana ishobora byose, ni Imana ifite imbaraga, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Hari abantu bibaza bakavuga ngo none se kubera iki Imana itabasha kutubohora yo ubwayo? Imana muri kamere yayo ukuntu ibayeho, Imana ni umwami. Ukwiriye iki kintu kukimenya. Abantu musenga mumenye ko Imana ari umwami. Nimumara kumenya ko Imana ari umwami, mumenye ko umwami ahava akagera akurikiza protokole. Buriya ubwami bwo mu ijuru nabwo bukurikiza protokole. Niyo mpamvu Yehoshafati ingoma za 2:20 yavuze ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Arangije ariko aranandika aravuga ngo mwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo mubone kugubwa neza. Ndagira ngo mbabwire iki kintu, Imana yubaha protokole, ikubaha abantu bayo, ikubaha abakozi bayo, kandi ikindi cyongeyeho Bibiliya iravuga ngo ntabaza ndagutabara. Ntabaza ndagutabara. Hari ikintu abarokore batazi. Abarokore bagira kwizera ariko ntibazi gusenga. Abarokore bagira kwizera ariko ntibazi gusenga. Abarokore barasenga ariko ntibaba ku gicaniro. Buriya reka nkubwire, umuntu ukurusha kubaka igicaniro byanze bikunze arakuroga bigakunda. Umuntu ukurusha kubaka igicaniro akugiraho ububasha, akugiraho ijambo. Umuntu ukurusha kubaka igicaniro. Umunsi umwe reka mbabwire, twari turi mu rusengero turimo dusenga, ubuhanuzi buramanuka. Imana ibwira umuntu, ndabyibuka yari umudamu, Mwuka w'Imana ninjye wari uyoboye iryo teraniro 2019. Mwuka w'Imana aramanuka abwira umudamu nti Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka. Umudamu igihe akiri kubitekerezaho, hari umugabo wicaye inyuma ye wabonaga rwose uri aho atabiriho. Arangije aravuga ngo amina ndayakiriye mu izina rya Yesu. Akora mu mufuka, arangije aza yirukanka, azana ituro ararimpereza, arangije kuyishyira mu biganza byanjye. Aramubwira ngo iyo modoka ndayakiriye, nayishakaga cyane rwose, ndayakiriye. Ndashaka kukubwira iki? Iyo utabaye maso ku gicaniro byanze bikunze urariganywa. Iyo utabaye maso ku gicaniro byanze bikunze urariganywa. Abantu babifashe nk'ibisanzwe, ariko mu isi y'umwuka yarariganyije umugisha wiwe, ndetse yari yubatse igicaniro kumurusha. Ntabwo byatinze 2020 wa mugabo yaguze imodoka, na bugingo n'ubu ngubu wa mumama ntabwo arabasha kubona imodoka yiwe. Imana yarayimubwiye ariko ntabwo yayakiriye. Ni ukuvuga ngo yarabyumvishe ariko ntiyabyakira. Hari undi Imana itabibwiye ariko warabyakira, arabyizera, abyubakira igicaniro, abitangira ituro. Ni ukuvuga ngo amaze kubyubakira igicaniro akabitangira ituro, birangije bigira gute? Bimuza. Ibi ngibi nibyo byabaye kuri Yakobo na Esawu. Yakobo kuko yarazi umugisha uri kuri Esawu. Esawu burya niwe wavukanye umugisha, ariko Yakobo yagombaga kuzatwarwa na mwene nyina ari we Esawu. Ariko Yakobo akuravuga ngo njye ngomba kuzaba umutwe sinzaba umurizo. Arwana iyo ntambara, abishyiramo imbaraga. Imana ijya ibyemera ko umuntu washyizemo imbaraga mu kukuriganya rwose, umuntu ashyiramo imbaraga akagutwara umugisha wawe kandi akawutwara. Kubera iki? Mu ijambo ry'Imana Yeremiya 33:33 haravuze ngo ntabaza ndagutabara. Yeremiya, ntabaza ndagutabara nkwereka ibiruhije.
utabasha kumenya. Ni ukuvuga ngo ni Imana izi byose, ariko ikeneye yuko utabaza, ikeneye kutabaza, ikeneye kugira icyo uvuga, ikeneye kugira icyo ukora. Ikindi, muri ubu buzima turimo mu isi, muri ubu buzima bwo mu isi busanzwe, niba ushaka agakiza, ushaka gukizwa, ushaka ubugingo, niba ushaka ubugingo uzakizwa wanga icyaha n'igisa nacyo. Icyo gihe rwose Uwiteka azakurindira mu bugingo bwe, akurinde kandi anakwirate rwose, kuko Imana icyo yitaho, yita ku bugingo. No mu byazanye Yesu yazanywe n'ubugingo, yazanywe n'ubugingo, kuko nibwo abari mu isi batari bafite, ariko ibindi byose bari babifite. Ibiri hano mu isi byose burya turabyemerewe, ibiri hano mu isi burya byose turabyemerewe, byose turabyemerewe, kuko ibiri hano mu isi ntabwo ari iby'abakiranutse cyane. Ibiri hano mu isi umupagani abigiraho akisesi, n'umuntu usenga akabigiraho akisesi. Aho bitandukanira ni uburyo tugira imbaraga zo kubihirimbanira n'uburyo bwo kubishaka. Ibya hano mu isi bishakishwa ibya hano mu isi, ariko ibyo mu ijuru bishakishwa, abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibyiza badacogora. Gukora ibyiza udacogora ni iki rero? Ni ugukiranukira Imana. Iyo ukiranukiye Imana ugira ubugingo buhoraho. Ariko nanone gukiranukira Imana ntibihagije ngo bikugire umutunzi wa hano mu isi. Kuba umutunzi wa hano mu isi bisaba iki? Bisaba gukora mu buryo bw'umubiri ndetse no gukora mu buryo bw'umwuka. Iyo tuvuze gukora mu buryo bw'umubiri, biba bivuze gushaka akazi k'imirimo y'amaboko ugakora. Niba ushaka amafaranga, shaka akazi k'imirimo y'amaboko ukore, kandi ukore cyane. Niba ushaka kuyagumana kugira ngo ugire umugisha wo kuyahorana, igakubiba, wige gutanga icyacumi. Burya tuvuga icyacumi burya si icyaha. Icyacumi si icyaha, gusa icyacumi uko Bibiliya yakivuze muri Maraki 3, Bibiliya yarakivuze ngo mwanze kumpa kimwe mu 10 n'amaturo, muvumwa wa muvumo. Ukuvuga ngo icyacumi iyo utagitanga kizana umuvumo mu byawe. Gusa icyacumi si icyaha kizakubuza kujya mu ijuru, ariko iyo utagitanga kizana umuvumo mu byawe. Ugomba kugitanga, kuko gutanga icyacumi ni ukwigirira neza. Ni ukuvuga ngo umuntu utanga icyacumi aba yigirira neza, kuko bimuhindura umukire. Umuntu ushaka kuba umukire rero yiga kubiba, akamenya ihame ryo kubiba, akamenya ihame ryo kubaka igicaniro, akamenya ihame ryo gutamba ku gicaniro. Iyo ushaka kuba umukire wiga ihame, ayo mahame ugomba kuyiga. Ukiga ihame ryo kubiba, ukiga ihame ryo kubaka igicaniro, ukiga ihame ryo gutamba ku gicaniro. Uyu munsi rero abantu benshi barasenga, ariko uburyo basengamo, basenga ntibagira ibicaniro byaba ibyo mu mitima yabo, kuko ejo narabibabwiye ko hari igicaniro cyo mu mutima, igicaniro cyo mu nzu yawe ubamo, n'igicaniro cyo mu rusengero usengeramo. Ariko uyu munsi uburyo abantu basenga nabwo ubwabyo usanga buba bucuramye. Akenshi usanga umuntu asenga amasengesho y'amaganya, kandi nyamara arimo arashaka gusenya igicaniro cyangwa se umwuka wo mu muryango w'iwabo. Uwo mwuka ni uw'ubukene, uwo mwuka ni uw'abantu baraguje, uwo mwuka ni uw'abantu baterekereye, uwo mwuka ni uw'abantu basambanye, uwo mwuka ni uw'ubusinzi uba mu gisekuruza cy'iwabo. Ukeneye iki rero? Ukeneye kumenya ihame ryo gusenga ndetse n'ihame ry'ubutware bwo gutegeka. Ihame ry'ubutware bwo gutegeka. Iryo hame ry'ubutware bwo gutegeka wamara kurimenya, ukabona ukajya ku gicaniro ukagira gute? Ugasenga. Mu gusenga rero, amasengesho usenga nabwo menya igihe uyasengera. Umenye uvuge ngo ni ryari ndi busenga isengesho ryo gushima, ni ryari ndi busenga isengesho ryo kwihana, ni ryari ndi busenga isengesho ryo kwinginga, ni ryari ndi busenga isengesho ryo gusaba, ni ryari ndi busenga isengesho ryo gutegeka. Kuko Bibiliya itwereka yuko Imana y'umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya.
ndetse Yeremiya 15 ku murongo wa 19 ho haratubwira ngo nuvana ibishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa kanjye. Imana itugirire neza. Mu yandi magambo, nuba nk'akanwa k'Imana uzagira ubutware bwo gutegeka. Nugira ubutware bwo gutegeka uzagira n'ubutware bwo kuvuguruza ibyari biriho, uvuguruza ubutware bw'imbaraga z'umwijima uzikureho. Uvuguruza ubutware bw'imbaraga z'umwijima uzikureho, ubashe gushyiraho ubundi butware bushya nk'umwana w'Imana. Umwana w'Imana abasha kurema ibitari biriho bikaremeka mu izina rya Yesu. Yesu yabivuze neza, aravuga ngo mwagira kwizera kunzinya cyane gutoya kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye imisozi ngo niveho ikavaho. Hanyuma rero igicaniro cy'abarozi iyo bacyubatse ku buzima bwawe usanga iteka uhora mu bibazo, ugahora mu ntambara, ugahora mu bintu bidasobanutse, ugahora mu bintu bidashoboka, ugahora ukora bikanga, ugahora ujya mu bintu ntibikunde, ugahorana icyangiro, ugahorana igisuzuguriro, ibintu byose ukoze bigahomba, ibintu byose ukoze ntibigire aho bigera. Icyo gihe rero bimeze gute? Hari igihe usanga umuntu afite umugisha, yarize amashuri akaminuza akagira gute, ariko ayo mashuri akabura ikintu ayamaza. Ugasanga umuntu arakora business, ariko business ye ntizamuka, ntigira aho igera. Ugasanga umuntu yagiye mu mahanga, yuriye indege aragenda, abo yasanzeyo barakize, abahamusanze barakize, ariko wowe urakora ibintu byaranze. Hari ahantu byapfiriye, hari ipfundo aho ibintu bizirikiye, hari ipfundo ry'aho ibintu bizirikiye. Ukeneye kumenya ngo ni icy'abarozi bakoze ku buzima bwawe, ni icy'abapfumu bakoze ku buzima bwawe, bakubakiye igicaniro. Niba barubatse igicaniro ku buzima bwawe, nawe ukeneye kubaka ikindi gicaniro gisenya icyo gicaniro cy'abarozi. Hari amagambo mabi bavuze ku buzima bwawe, hari umuvumo bakuvumye. Ukeneye umuhanuzi w'Imana ukuvuga ahandi magambo agukuraho uburetwa bw'abadayimoni. Imana ibagirire neza. Reka ncumbikire ahangaha, tuzongera tugaruke umunsi w'ejo, tugaruke nanone tuvuga uburyo bwo kubaka igicaniro n'uburyo bwo gusenya imbaraga z'abadayimoni abarozi baba barashyize ku buzima bwawe. Tuzagaruka umunsi w'ejo dukomerezaho. Imana y'amahoro ibagirire neza. Kuboko kwiza kw'Imana gukomeze kuboneka kuri mwebwe. Niba utari wakora subscribe yikore, kandi ukore like, comment yawe yo ni ingenzi. Usharinga iyi video igere ku bantu benshi. Imana iraguhereza umugisha ukibikora, umugisha w'Imana ukubeho. Rero Imana ibampera umugisha, mugubwe neza, ndabakunda. Neza y'Imana ikomeze kubomaho. Shalom, shalom.